nicyo kintu cya mbere giteranya ababosi bo ku kibuga n'ababosi bo kuri konti. Nicyo kintu cya mbere kibateranya. Niyo ujya gusaba usaba nawe ku ruhande rwawe ufite ibyo urimo uvuga. Kuza gusaba gukemurirwa ikibazo cy'abakinnyi, igisubizo cya Sancho kugeza ubu kitaraboneka, igisubizo cya Marasya kugeza ubu kitaraboneka, igisubizo cya Garnacho kugeza ubu kitari cyaboneka. Nabyo ubwabyo nka Wilcox ku ruhande rwawe buriya ibyo gusaba barakubwira bati turakumva, ariko mwaba mwibuka se ko n'iyi dosiye bareba. Icyo nacyo niba utekereza Sesko, niba utekereza Wilkins, kuko abakurikirana Manchester United ibyibayemo mu myaka muri sezo reka tuvuge 8 ziheruka, isabwa kwiyuburura, ariko kwiyuburura ku mpu ebyiri. Ni ukwiyubura ko kumenya ngo hasohoke bande hinjire bande, ukajya kuri poye ya kabiri binjire gute. Icyo ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye cyane. Nta kuntu hatabaho deba hagati ya Watkins ndetse n'uyu munyaslovenia Benjamin Sesko. Nta kuntu itabaho, resale value iratandukanye. Myaka 22 n'uw'imyaka 30 hafi, aruzuza 30 mu kwa 12 Watkins. Ariko ku ruhande rwa experience nanone uvuye muri Leipzig n'umuntu umaze guprova muri Premier League nawe urabyumva. Icyo gihe bagomba kugira aho baza guhurira, ariko byanze bikunze biri clear ko hari ukudegaja kugomba kubaho kuri payroll. So uwa mbere rero akoze cyane Jadon Sancho, hakaza Garnacho, Malaysia ndetse n'abandi, ariko duhere kuri aba basore babiri David, Sancho ndetse na Garnacho. Nabonye ibinyamakuru byo mu gihugu cy'Ubwongereza bivuga ko United ishobora kwemera miliyoni 17 z'amapaundi kuri Jadon Sancho. Amakipe abiri kuri ubu ngubu ni agezweho, harimo aravugwa ni Juventus maze iminsi, hiyongeyeho n'ikipe ya Borussia Dortmund ko yakongera gusubirayo. Miliyoni 17 United irazemera kuri uyu musore. Ikintu gihari abangaba hano harimo factors zituma nk'abangaba ibyabo bigorana, zirava ku mpande zitandukanye. Factor ya mbere ikomotse kuri Manchester United, nyiri ekipe yabo, sibyo yamaze kubata hanze nk'aho araba abidakeneye. Icyo cyo isi yose yarakibonye. Ciye ku mutoza ma declaration anyuranye. Ariko noneho hakaba factor ya kabiri, nibo umukinnyi ku giti cye wivugiye nk'uyu nguyu. Uyu ni umuntu waguzwe miliyoni 70 n'izindi z'amapaundi kuva muri Dortmund, araza ahura n'ibibazo ngira ngo kuri Ten Hag afata n'akanya mwohereza muri institution yo kumufasha mu Buholandi ngo arebe niba yavamo umuntu. Mu kugaruka nyira ngo ibyo yamukoze mwarabibonye, nta bibazo yahuye nabyo, yitera ibibazo, sibyo agira gutya nti yibonamo igitangaza gikomeye, bati ariko ngewe hano hasa nk'agoranye, mbonye na chance ahandi nakina. Yikoza kwa Chelsea irabireba, si ikipe ikunda no kugorana, irigurira aho abandi. Atarega ibyo twakubonyemo twagufata nk'abandi bakinnyi bashobora kuza gukina hano, ariko mu by'ukuri ntago bihwanye we n'ibyo uhembwa. Classe yawe watwemerera ukaza kuri niveau ya salary dutanga ko twe turakofura miliyoni 180 ku cyumweru. Oya tuzabaze siko gaciro kanjye. Okay, sidikerega mu buzima ari uburyo wibonamo ko we Valerie yawe ari miliyoni 50, nje nkubonamo 15. Sibyo? So uyu nguyu rero ameze nk'umukinnyi uhagaze ku kirwa wenyine, ubona numero 9 abandi babona 6 bara ahandi. Yabuze ahantu, sibyo je? Cyamamare we ahagaze pariti imwe arirebera 9, abandi hirya bareba 6. Now imyitwarire ntago imuvugira,
burya iyo umukinnyi yaciye ahantu hamwe habiri, uyu ni umuntu udaheruka kwambara n'umwenda w'ikipe y'igihugu, nta nzara yerekana yo mu kibuga. Burya ibyo ni ibimenyetso byinshi biri negatifu sidike bigenda bikarebwa n'umuntu wese ukurikirana abakinnyi wagura umukinnyi. Ten Hag yizwe kuvuga ngo ntiyitoza neza, sibyo? Icyo gihe rero dore uko bigenda. Ten Hag se ubwo arakwanze, Amakuru yakwanze, Chelsea Maresca yakwanze, yabanje no kumukritika akihagera. Niba ushaka niba abantu batatu bose bakubonamo ngwiye, ikibazo kiri iwawe, ahubwo ndi wowe nagura mirwari ndendereshya nanjye cyangwa insumba. Icyo gihe rero ingaruka za mbere United iba yarateje, sibyo, nuko umuntu nk'uyu nguyu iba yaramuhaye ibyo adakwiye in the first place. Kubera iki? Ya administration ipfuye yafataga ibyemezo bitari manarize ya gisportife birimo kubagaruka ubu ngubu. Yaramuhanitse cyane. Buriya 80 yazigejemo. Niyo mpamvu nkubwira ngo umukinnyi kuba hembwa make, burya ku isoko kugurwa yagurwa byinshi. Ari bujaduzi ko abantu batajya bita ku cyo bita weekly wages za bano bantu, ko ari zo mibare ya mbere amakipe abara mbere yuko abara transfer ihe. Icyumweru ibyuma ngo bayabonye 250 afatwa n'umuntu wicaye wirirwa gura saha y'ibihumbi 50 ntacyo bimbwiye buri wa gatanu bagufunzamo ikintu cyane. Icyo gihe rero ekipe irakureba ikavuga iti 250 ndi Juve nyahembamo abakinnyi batatu, oya ni bacabo, sibyo? Ubutaliyani n'icumi nyahembamo abakinnyi batatu bane, kuko babahemba mu 50-60, mpembamo abakinnyi batanu. Wowe ndayaguha kuko uri mukinnyi iki. Icyambere za fagiteri zose nta nimwe kuvugira. Ubu rero kuri United kuvuga ati ngiye miliyoni 17 ndazifata 20 z'amayero, nta kindi bibara. Icyambere n'umwaka we wa nyuma. Ntekereza ko position ya United ni nko kuvuga ngo si twe twabona uva, ariko none ugiye kumwakira nawe yifu ko umureba aravuga to ya ariko ko byamera kose wenda bona nubwo uri umurakare waranzwe ntunzaneho condition mbere yuko nkwakira, wakwemera kuza kuba muri condition ngiye nkubonamo. So amahitamo na yawe kuko uri hagati no hagati, hirya bakubwiye bati uvuye hano byadufasha, sibyo? Amahitamo nayo. So kuri Juve yari itegereje kudegaja uriya muhungu wa Weya, Timothy Weya, igomba kuvuga iti natwe dukeneye space, kugabanya amafaranga yari yabyemeye byose. Mu by'ukuri dutegereje kureba bene zi transfer zikunda kuba ku minota ya nyuma, kuko uyu nguyu do uko isaha igenda niko shuwa zigabanuka, pressure igenda iba nyinshi, urumva? Ariko kuri Garnacho bitandukaniye. Amakuru ava muri Manchester United aravuga ati kesi y'uno mwana itandukanye n'iya Sancho. Uti gute? We twakuboneye ku buntu, uri umukinnyi utaduhenze kuri kontra, twanaguhemba wicaye hirya iyo. Kuko buriya Sancho nako yu Garnacho numva ari mu bihumbi bano batangira nyine ba 50. Ahubwo byibuze United ishobora kuvuga uti uyu muntu kandi noneho we agafaranga kose kazinjira ni inyungu kuva ku mafaranga ijana. So ku buryo hari agakino Chelsea irimo irakina ivuga iti uno muhungu turamushaka na kote sportive kuko ndi Amakuru yabivuze aka kana niyo twanakagumana ikanga urumva kwa mbere tware. Uburiya Amakuru ahari nuko akangaka bagategeye kuri pressure karimo guterwa na Argentine cyane, sibyo? Ku mwaka w'igikombe cy'isi mutoza wabo Scaloni nta koroheye, bari guhamagara bamwe mu bakinyi Armada cyane wo muri Olympique Lyon muto yuvumbutse. We yarimo arabibona. Icya kabiri uyu nguyu ntabwo Amakuru ava muri United izemerwa guhenda, kubera ko ntago ishobora kubona ubita gitenzagurwa utarakinira n'ekipe nimwe y'igihugu utarahamagarwa namwe, agurwa miliyoni hafi 50 na Chelsea, ngo uyu nguyu utangira uvuge ko wabaha 40. Akubwira ati no, nibiba ngombwa, sibyo, nutabona isoko rikwiriye turagutegerereza hano mu kwa mbere tugutize ujye kongera agaciro kawe ahandi. Aho binakomereye kuri uyu homegrown ni twakwirereye. Yego, kugura Garnacho, kugurisha Garnacho miliyoni 50 biha uburenganzira Manchester United gushora miliyoni 100. Yego, ku mukinnyi
ku nicyo mukinnyi cyiza cya homogoro kuko byose biza ari profit direct itarimo tax ni ibi ni ibintu biba bikomeye cyane buriya abantu bajye banabimenya mu bantu bazi football agaciro k'umukinnyi ikipe yirereye kaba kikubye hafi gatatu umukinnyi uwo ari we wese yakura hanze umukinnyi wirereye ugiye kumutanga iyo ni privilege za academy za abantu ntabwo babimenya bahora bibaza ngo ariko kubera iki Manchester City ihora ishora ibifaranga ikagira n'ibiki byari byo byose Manchester City ni ekipe yavuze ngo icyuho cyose cy'amafaranga twashora kizajya kigarukira muri homegrown players abo twirereye banza urebe ngo academy ya Manchester City urabona byari uwuhe musaruro uwo bita ngo ni Makiti ekipe ya Nottingham umwana w'umunyemo yavuze ko ifite miliyoni 30 z'amapawundi kumugura bababwiye ngo amafaranga bakeneye ni miliyoni 50 urumva ko negociation zigihari uburiya nibagwa muri miliyoni 40 gutyo wenda kamvuga ko ari aho bahuriye Nottingham ikamugura sibyo kwifite amafaranga yeranga hari she biraba bihaye Man City ko ari umwana wabo miliyoni 100 zibitse zo kuzakoresha ibyo bakoze kuri nibyo Castara arimo kuvuga kuri Palmera ni nako byagenze nuko bigenda bagiye babisobanukirwa kuko n'abana bamaze kugurisha abakinnyi benshi yareze reka dufate urugero rwa hafi ikiza cyo kurera umukinnyi ngo urugero rwa hafi iyo tuvuze transfer y'umuntu witwa Sancho turimo tuyiganira yewe wumva ko Manchester City yihanze amaso byanze bikunze hari amafaranga yamubona nibure 5 zayitwara byanze bikunze hari amafaranga igomba kumubona aho yajya hose reba Man City urumva urebe ngo muri aba bakinnyi imaze kugurisha bangahe kandi aho bagurwa hose yakuraho iki Trafford yamugaruye binoroshye guhita batsinda Newcastle uyu munyezamu witwaraga neza rwose mu ikipe ni Burnley bamugaruye umwana wabo bamugaruye Trafford Angelino muri AS Roma yego abantu baramwibuka mu Espanyol Adarabiyo y'amafaranga ejo bundi Chelsea yatanze kandi yari yarahavuye Man City yagize ikibonaho nuwayo Garcia kwa Barcelona yari yamutije Eric Garcia muri nawe ni uwa City none Eric ni uwa City yari yanamutije no muri nuziramugarura angiye mutiza muri Barcelona ni Academy ya City Lewis urumva Ravia kwa Chelsea barayariye urumva Foden nuwo birereye Brahim Diaz yego wa Real Madrid no muri formation za Sancho Palmer Olise bagiye bayarye buriya 50 miliyo Crystal Palace yatwaye babonye 8 n'igice yes abantu bajye bamenya ino business beri inyuma hari barakubwira ngo aya mafaranga City yakusanya ikashyira mu bipapuro mwarangiza yamara gushora niyo politike mubona Chelsea irimo igira irimo ishaka kwesitara ifite benshi ari nayo mpamvu ariko ikintu gifasha Pep Guardiola muri bamwe mu bakinnyi arabanza akanabe expose kugira ngo bagire agaciro bagahabwa umwanya wo gukina oya ntago ari ngombwa kanguha urugero umukinnyi ushobora kubabonamo impano breakthrough ikagorana wedadira kontra yahagiye ibindi bizikora kuko urugero buriya harimo abataragize bakandagira no muri ekipe ya mbere ariko gufata nka Lavia ukavuga uti uno musore agiye muri hariya yabaga muri Sunderland Southampton ukayibwira iti twebwe dufite buyback option twe ba mbere kuko dushobora kongera kumukenera ariko noneho n'umugurisha dufitemo 25% cyo cyabayeho kuri ndabona batwibutsa na Dileprek na Dilapu nuwabo cyo cyabaye kuri abona City yashoye miliyoni 400 ukibaza impamvu iyo close bavugaga umukinnyi kuba wamugurisha ukaba ufite priority number 1 yo kumugarura mwaribonye kuri Gerard Pique na Manchester United cyane so ngira ngo rero dusuza kuri Sancho bye nibyo amakuru ya Anthony ahageze nyina ngo mwaje wejo bundi yabisubiyeho amakuru avuga ko Betis irasa nkaho igishobora kwinanirwa nabonye natantine nawe yaramuvuyeho umukinnyi niwe wa mbere watanze nako nawe yaberetse ubushobozi bwe n'icyo yabafasha Betis irasara itu no mukinnyi turamushaka
Manchester United yabaye option na ebyiri gurupe y'abakinnyi sibyo? ubona bamushaka Option ebyiri urumva muraterura salary z'uno mukinnyi 150 mubyishyure munadusinyira amasezerano ko sibyo mugomba kugira obligation y'imugura miliyoni 35 sezikurikira nta kibazo mu bijyane byose. Betis irabibasha Icyo ni kimwe Betis twakozaho. Icya kabiri murishyura umukinnyi mujyane ibitari ibyo muhebe soko ni rinini. Now amakuru avuga ko option ya nyuma ishoboka ubu ngubu ni Al Nassr. Kubera iki Al Nassr nyuma yo kugura Felix bafite ikibazo cy'umunyemoso. Ariko option ya mbere ya Al Nassr yari Mason Greenwood kuva muri Marseille. Marseille ntibikozwe. Gusa kuri United ikavuga iti okay niba bashaka kugura Mason Greenwood Al Nassr Marseille ikabaca nka miliyoni 80 nkubwiye iki uzi amafaranga United izabona muri noza Greenwood nayo irimo uzi arimo she 50%. Manchester United agurishwa miliyoni 10 iratwara eshanu kuko ntuze yamaze kumugura ubu n'umukinnyi wa Marseille oya Marseille amutazo 30 z'amapaundi ariko ngira kumugurisha aho yamugurisha azayabona bazayabona n'umushusho hari Verdurama amafaranga ne bakagurisha. So rero barimo gukora kuri Greenwood hariya Marseille gatinya ihita itugurishije uyu hano badutwika kuko n'umuntu wabo cyane yarakunzwe. Rero mu gusunika bakabona uriya mwana kuvayo birimo kugorana ubusisigaye ni yande ni Anthony kuko amakuru avuga ko isaha Al Nassr ushobora gukora bid nyuma ya Felix aho bamaze kumubonera. So Anthony nuko nguko ahagaze na Anthony nuko ihagaze ariko ukunanirwa kw'iyo Betis urimo uvuga ubihuze niyo Al Nassr kubera iki Al Nassr si yonyine mushaka equipe nshyashya yazamutse ejo bundi ntago nebuka izina ryayo muri Espagne muri ntuza muri Saudi Arabia muri Saudi Arabia izamuka ifite ibifaranga byinshi dore hari ibifaranga leta itibaha iyo bazamutse abo baraje na Al Nassr bashyira ku meza ibyo baha Manchester United rwose ntabwo yatinye kwereka Betis nabwite rero mu kwiraza Nyanza kwa aho ngaho harimo na Convoitis urumva harimo we ari intéressé le joueur ki kujya muri First League aho rero oya ni option mwaje we yarabivuze bati yaba ari option kuko urabona niyo barimo kuganishaho gusa we yifuze ko yahama muri Espagne muri Betis nuko yinana yaryoherwa nibyo ariko ku rundi ruhande ntago uryoherwa uhombya ikipe ngo bize gukunda waratanzweho biriya winjira mu magambo avunaguye Manchester United ndayibona ari muri position de force kuri uyu mukino bien sûr cyane swati mu mutange wo Betis vivyo tubasaba ariko durafite n'irindi soko kuko asigaranye imyaka 2 ifunze seze ebyiri ni myinshi imyaka n'imyaka 2 umuntu abari muri position so isaha n'isaha buryo uvuza aba Braziliye n'amafaranga nabo burya ntukajye bakuraho buryo umunyaburayi yabyanga ariko aba Braziliye ni nk'abene wacu kuri uyu mugabane nabo bafite imiryango miremire kandi zagasanze mu marange baba bafite ibibazo byinshi imiryango ni miremire cyane bivuga ko Cristiano ubu ngubu nawe asigaye afite ijambo nawe cyane muri kondisiyo yongera kontra kuko nawe uzanye mwene wabo hari yabagira ijambo cyane urumva kuhamagara meme na Karim Benzema muri Etihad nuko ko urumva ko uyu nguyu kumuhamagara bakaganira mu giportige birumvikana hari n'ubwo bushobozi cyane. Wenda kuri United gato nabonye nka The Athletics ivuga yuko ngo yavuye muri piste y'umuzamu Martinez ngo shokora yabivuyemo. Oya Martinez ntabwo gahunda yo kuzabona umuzamu barayifite ariko Martinez nuko yaberetse ubushaki kuko Martinez ni umuntu ukubwira ko we yakwifuza gukina nyine guhindura miliye akava muri Aston Villa. Icyo ni kimwe. Ikindi ngira ngo Jadohane yabivuze burya biba bifite huriye nka biriya byabaye Isaac kumva kuri numero ya mbere ya Argentine kukina muri Aston Villa ntago ari agaciro ubukeneye izina n'igiseve uvuga uti hano mbarizwa. So kuri Martinez baramuhenda imyaka 32 ngo barashaka miliyoni 40. Ibyo rega United nta mafaranga ifite byanze bikunze igomba kwiga management bitewe n'ibyo yagiye yashatse n'umuvuno gutizwa none ijya gusaba gutira kugira ngo izagira option cyangwa yishyira amafaranga y'intizanyo Aston Villa ntitubikozwa nabirangije mu cyane ikintu bita igihugu komokamo ikintu bita urwego rw'ikipe ukinamo ni ibintu bifite agaciro ku isoko ku buryo udashobora kumva ndago urugero Benjamin Sesko
muhindura umudage gato nta kipe iri buze kumuhagurukira munsi ya miliyoni 100 umuhinduye umudage gato. none se kano kanya buretse gatoya murebe ariko n'umusiroveni turimo kuvuga girasi ubushobozi bwe, ariko mwabana umwe nubwo turimo kuvuga gutya Isaac nabwo yambaye akenda k'abanyaburayi buretse gato Isaac yambaye akenda k'abanyaburayi ku bitego 23 sibyo ari muri miliyoni 150 ariko turimo kukubwira bano bakinnyi yaba ari wisa w'umukongomani n'uno mu Cameroon girasi ni meri bitere sibyo muri Champions League. ariko reba nta valeri bashaka kure reka tujya kuri transfer zirimo ziba sibyo mu Budage imbere mu Budage urumva ntago urwego rw'imikinire abari mu Budage bazi muri Bundesliga ntago wageranye urwego rwa Benjamin Sesko n'urwa Ekitike ntibishoboka, ariko stili nawe Ekitike arusha agaciro Sesko, ariko hakazamo n'akakantu mwavuze ko kuzagurisha agaciro. Ekitike ni kandida kuri 29. oya Ekitike ni utanze urugero rwiza barangana 23 za wose ni kandida kuri mondial avec l'équipe de France. Sesko ni 22 icyo ngicyo rwose kirani seri value cyane kuri national ishobora kumugurisha nk'ibi basasho bigira tukaba tukibaganiraho ahangaha urumva ari umunyafrika va muri Afrika ujye mu Bwongereza ubyigiye niwongera no kuvugwa ungaye reba Balotelli renga girasi yaza kuba ari yambaye nk'ibendera ry'Ubufaransa. ngira ngo Sidike rero hari intambara yavutse tusoza kugira ngo duteguze abantu kwa Barcelona kapiteni igiye gutorerwa niba bamusubizaho intambara yavutse bodi yashatse ko byivangamo Vinicius ibisubizo bye ni ibihe sibyo Alonso defense ye yavuze ati murimo kumbeshya